basi man ejo bundi mu myaka yashize nigize gura n'umuntu uzi igihinde man n'umuntu bro kamana ya Kigali izi igihinde man ndavuga ni yewe man uskaba niga bari serious mureke kavuga igihinde ukumva rakomeje se bro igihinde cyanyacyo kuko man yavuganaga n'umuhinde twari twegeranye stand yacu ahantu yari iri n'ahantu bo bari man barimo kuvugana igihinde basetse arimo kumutera story ndavuga ni ese vuga se abarezi namugishinwa nicyo njye mubanje nkunda igishinwa mbona kukivuga biri ni hao ma nako ndebaho aya za paso usko nyene kamugi cyangwa aja kandi man ariko man igishinwa nyene nari nkizi mukono sabi biryo paso zayo just bro ibyo nawe aso wajya mu Bushinwa man ugasaye uziko reka mbwire mu Bushinwa uziko biryo bakwinginge ntago bisaba man wigeze ujya ese uzi icyayi wewe wageze nagiye uzi icyayi kwa kundi ubundi services za China nka Gwanzu mu duce tumwe na tumwe nyine dukize urikumva iyo ahantu hose ugeze bakwakiriza icyayi wana icyayi hariya ariko sinzi wenda niba na Dubai bihaba nyine kuko icyayi na nyizi Dubai man baguhereza ahantu hose ugeze man baguha boro yo kunywa no kurya tu niyo yaba atari breakfast ngiyemo n'abaraba niga kubera klima nyine zaho mba mbona Kigali bahita bakwakiriza Kigali ubwo atuzana ubwo bujyangiri udafitemo nk'atanu yawe none se icyayi ujya kukigura none se icyayi siketo mani n'amajyane n'isukari yarahetse Kigali ako usko Kigali ushobora kuba ari uwo mujyi wa mbere muri Afrika nyine uri mu mijyi ya mbere muri Afrika uhenze n'ubona ubi Kigali ugapumuze ku munsi wa mbere ukwezi umwaka nigagiye komoga mu gatuzo ugati ndi kuba ahantu hahenze Kigali irahenze bro kandi twemera icyo kurya twemera icyo kurya kurusha kunywa nese nta kintu kimwe ariko ngo usko Kigali nta kintu kimwe kidahenze hera kuri transport uhere everything Kigali irahenze bro none se reka nkubaze ku cyo kunywa sibyo si n'ubwende duhe ku cyo kunywa icyo kunywa kigura 2,000 ka small bottle man ubwo nyine ngo byo nese muri Costa bura kunywebwa man ubundi njya numva bavuga ngo muri covid man ngo abantu banyweye inzoga nyinshi cyane kuruta uko bari basanzwe bazinywa tu iyo bigeze kuri tayi inzoga yo imana y'abasinzi itandukanye n'iy'abanyamasengesho imana y'abasinzi itandukanye n'iy'abanyamasengesho kuko umusinzi wa nyawa oje ntajya buri uko nk'icupa buri munsi kandi akaribona ariko man ari umuntu ugize ko imana y'abasinzi imba bayita Manuel imba bayita imba rinde sinzi ukuntu yigize ko nimba ari Mathias sinzi kiboro yigize kumbwira ariko imana y'abasinzi sinzi ukuntu bayita man ariko imana nyine like nginaje gusanga lifestyle uhisemo kubamo iki kintu akibona niba ari umuntu ukunda icupa pe mana kuri ko shoboye kosa karibona kandi araribona ndetse nta bantu zibiri umuntu ukubona umunsi wose iminsi yose hore yasinze wenda n'umubaza iterambere n'umubaza iki aho kubona ntasubira inyuma ntanatera imbere kandi icupa ryararibona vuba mana y'abasinzi itandukanye n'abanyamasengesho 10 ariko man okay reka twinjire mu kiganiro actually ikiganiro man njyewe ukuntu man maze iminsi muri no minsi ndeba ibintu bijyanye n'ayayes nirebera abajene barimo gukora ibikorwa byabo neza baranakora tu hari abajene bakora nyine ukibaza umujene akakubita akantu kavuga se man njye wasigaye se kandi yayizi chat GPT izi n'utundi tuntu nyine tu all upgrade like ino sikundire isigate sinzi niba utarabibona isi irasaba ngo ntusinzire ugendane nayo higezeho hagere niba ngo hari abantu bakiri kubona za video z'ama AI z'ubugoryi bakagira ngo ziri true zazi nituzi bo bakagira ngo ni ziri true kandi biragoye ariko kugira ngo ngira boro nkara amaboro muri no ndirimbo ya Platinum cyashye yitwa 2009 nagwibuka se afata abantu bakera harimo n'agasaga ka Clemar kumugata no wararengere kandi baba n'umuhomi wiwe sinzi byagenze guti nyine yafashe ifoto ya AI ahuza Saf Madiba na Knowless
bari guhoberana karakaboro narakabonye Bore Irani man uzi boro nanjye kugutamo boro ziri heavy cyane ndashyushye ariko nuko ngo boro muri no minsi nsigaye niyumvira man abasani babonye ukuntu bagiye muri art cyane se true art iri gukura art irimo gukura abantu basigaye bayumva man bakagira emotion art iri gukura irimo gukura abaniga ntago bagikodesha ibyangwe nyine ngo samoya ngo babikoze ngo babimuzane oya arimo kugenda ntuzayi ashaka nyine tu still ashaka ko bati ngendo de no ball tuyikore gutyo niyo tuzakoresha muri video true ati yabaye nini yabaye ngari kuba ko nureba ako na music nyine ubundi ikintu cyitwa showbiz cyose kiri kuzamukira rimwe nge impamvu mvuze ati nuko yuko ati yakabaye nacuruza ariko apana gucuruza myenda gusa icuruze no mu ndirimbo isoke ukumva icuruza imyenda icuruza igihangano audio icuruza na video kandi byose n'ubundi biba ari art yego ni art ariko nyine ubusanga umuntu akoze indirimbo irasohotse ugiye kurwanira nyine utuntu two mu kabari batanze 100 batanze 300 yese shaba barwanga shabyo haramusaninzi ejo bundi bakubise wana bashyuje neza yakwiricyaza rya danje ahita ahamagara direct ngo bro ngumva ngo tugomba gukora ngo kandi mu gitondo ngo ngene ko mvuze kandi ibyo ntago yarasanzwe abigira nyine tu hari gihe bagutamo imifunyo mani ukaba mani ukaba uvuga uti ninyisohora mu kanya barahita bankaba iki ewana ninyitamo n'umuntu yose barahita yinsazi ariko ibaze ko umuntu wese shootinga na video nyine hari gihe ubona ko regard man blessing iyo yageze imvune zawe zirasora ubwo rero niba umufungura ubonye kubera ibyo bintu yarasanzwe akora still ubwo hari gihe nyine tushyuka kavuga ati mu gihe ntarakwamareka ni investing ngore muri iki kibone nkuko nyine tuvuga urugero nkuko usura umugafasa ni nkuko tuvuga urugero ushaka guhuza n'abakoboyi bakagukutikira kakiryoshye gatuvuga ati ariko harakandi kabone ari nyeneye mu kagendanye n'aka kazi reka na upgrading akazi skari by'abantu ka upgrading akana ariko hari umuntu wambwiye ngo nubwo bwose ngo dukora gutya ngo niki ngo dukwiye ngo kubona ubundi muziki tugomba kubonamo art tukareba tukabonamo art ibyo dukora byose nyine ugasanga muri industry yacu ugasanga twakize imbere art cyane kubera ko art ni n'umuziki art irivugira ahantu hose ariko anoshama kancanze nawe simo bro kangoye nanjye kukumva kugeza n'ubu ngubu art yabaye art bro noneho bigeze noneho uvuga art kumva yes ukagira ito wumva ni nka sava yayi manza ariyo ball nabonye ishaka kubifita abantu ba danje benshi kandi batekereza ibintu bigiye bitandukanye noneho ikongera igafata no mu bantu basanzwe gutya activity zacu muri rusange yabaze ko yavuze ngo uburyo abantu ba expecting imiziki n'uburyo baraburiza muri real life bagomba kuba abafans bakabasha kumva wa muhanzi kubera yuko hari ibintu cooking somewhere uri kumva akabishyira hanze twe tukabyumva tuzasigara tubyumva yaba yarapfuye yaba ariho man yaba ari somewhere nyine ahantu hose tukabyumva tuze twe expecting igihangano cy'umuhanzi nimba banamufunze twe tujye kumuvuganira tube duharanira yuko yaza gakomeza igihangano cye ako buranga igihangano ntago kizima subizi akora none urumva nuje turakomora usicyo dukomene ingasiri gute kuvuga ngo kumuvuganira ahubwo wenda hari gihe usanga wenda nka impact umuntu aba afite muri societe ni nini ugereranyije n'icyaha ari kuregwa nyine cyangwa se kujyana n'abandi babyumvireho ndi kuvuga hari gihe ushobora gusanga nk'umuntu runaka wenda tuvuge turi muri genre ya entertainment katujye ku wenda kuba star hari usanga afite impact nini muri societe irenze kuba yabikwa impact nziza mbi no nziza turi kuvuga mu gihe tuvuga urugero mu gihe hari nk'umuntu kumva yakoze icyaha runaka ugasanga tuvuga urugero afite nka case runaka ari akurikiranweho none ukareba ukavuga se uno muntu ubundi muri society yarafashwe gute apart from that one ukwiyeho kuba yakoze iki cyaha kiri kumutuma nyine wenda akurikiranwa n'inzego
muri society we yarafitemo impact imeze gute muri society niwe musanzu yaherezaga society none bikaba bya balance tuvuga urugero niba umuntu wenda yagomba gufata wenda bamubonye ko yakabakatirwa wenda nk'imyaka nk'ibiri n'urugero bise n'ikintu runaka bavuga ati no mu myaka 2 kugira ngo umusanzu watangaga muri society komeze ubeho reka iyo myaka 2 tuyimukatira ariko isubitse tuvuga urugero hari ibintu bimwe na bimwe atemera gukora wenda nko gusohoka igihugu cyangwa se biki ikabisubitse ariko umusanzu watangaga muri society ugakomeza ugakonsumwa n'abantu rega bijya bibaho ko sometimes wisanga wakoze icyaha runaka ako utari ugisobanukiwe cyangwa se utari uzi ko uburyo uri kubikoramo ugize icyaha ugatungurwa nabyo usenda ndaguheza muri urugero ntago ndi kubona n'ingero ariko uretse ko mu Rwanda basigaye babikora bakaba bagusubikira tu bakagusubikira bakakugabanyiriza bakagukatira n'uburyo bakagukatira nk'umwaka ariko usubitse ngiye ibyo bintu byo gusubika rero ntago urugero urukiko rukati umwaka ariko barakubwira ati uwo mwaka so kugenda ukomeza kugeza ariko uko zirindi kosa tuzahera kuri wa mwaka duhana icyo kindi waba wakoze okay ubu no kuvuga ngo ni icyaha ubugira kabiri ariko bakwibutsa nyine uyu mwaka iyo bagukatiye igihano gisubitse nko kuvuga ati tuvuga urugero wenda bari wakatiye umwaka ariko wakatiye umwaka ugeze gutera usubitse ako sinzi no kuva mu gihugu byo babyemewe byo ushaka kuba bitemewe hanyuma umwaka usubitse no kuvuga ngo nyine barakore kubakomeza activity zawe ariko bareba eske bimeze bite icyaha bagufungiye cyase ikosa bagukurikiranyeho ryarahindutse ibiro ngibyo hanyuma iyo uguye mu yindi case wa mwaka usubitse utararangira iyo case bagiye kuyiguhanira niba iyo case uguyemo wende ihanishwa imyaka 2 batabongeraho na wanda urusubitse bahita bagokobira sibyo na nyine navugaga borera rent ariko bizasanga ngombwa ko nongera nkabaza wenda nkaza nk'umuntu bisobanukiye neza ukumva ariko nkamubaza ku kijyanye n'abahanzi kuko ubu ngubu ntago imiziki nubwo twigira nyoni nyinshi ngo imiziki yacu iracuruza ngo imiziki yacu igize gute ndabizi ko ari Imana ari imiziki ntago imiziki yacu Imana icuruza ku rwego dushaka nose nimba Bruce Melody acuruza wenyine Melody nagacuruza wenyine ntacuruza wenyine uziko ni izina acuruza wenyine ndabizi neza ko acuruza wenyine niyo mpamvu ari munyakazi nyine none se uzi impamvu acuruza wenyine se buriya harya ufite podcast bita Black the Chain bro waruzi ko ubundi bitewe na station y'ibintu runaka Black the Chain yakabaye iri inyuma y'igipangu ubwo nanjye wanga inyuma y'igipangu ariko inyuma y'igihugu ku ruhande boda ese urashaka kugira icyo uvuga kivugira hariya urukumva kuko urugero umuhanzi ashaka kuvuga ikintu akakivugira hano kikababaza umuntu nyine bitewe na urugero nshaka kuvuga ngo umuntu yakoreye 300 nkaba ndamusebeje urukumva ariko we muri bwa buryo bwe yasohoka igihugu yabivuga bakabyumva nk'ibisanzwe urukumva kubera yuko ako kanya ushaka kuvuga ngo nabivuze kubera ko nashaka nyine ku influencing abantu no kuvuga ngo ikintu gihari wenda twihuse muri icyo kintu like ndimo gushaka kugira ngo icyo nayo ngiye kuvuga mise nyireka uzi impamvu nyiretse cyanda bizi imiziki none se umuziki umuha okay reka ngusobanure tape par tape nge nago ndi mubyemere kumbwa ngo ngiye ugiye kumbwira ikintu ngo isukireka nyine okay nta kibazo reka ngusobanurire niba wanizwe n'ubwiye icyo kintu oya nta ngiye kugigusobanurira ngiye kugigusobanura nyivuge ngiye kukivuga urugero indirimbo irasohotse ni kuri YouTube ubu ngubu hacitse ibintu byo kwishyura aba promoter bo ku maradiyo ngo ibikingwite ku mujene mani uri kuryinyo byababaje ahita so ndimbo kuri YouTube ikagira 2,000 cyangwa 3,000 urukumva kikaba ari icye bro ukazamukina kuri radio ariko wamwumvisha imyaka ingahe ku ndirimbo ze 10 na zingahe bro yararakaye nago katire ntibizakubabaza ariko nawe uzi muri uriya muntu haba harimo ikintu atavuga
kuko uriya musani nta gacuruza icyo ni cyambere icyo ubundi icyo ni ikintu twagombye kurebaho muri rusange in general ntaga barimo gucuruza man kandi umuziki ubamuvunnye uzi ko nk'ubu hari indirimbo busanga bakirimo ibirarane indirimbo imaze imyaka 3 bakirimo ibirarane kandi iyo ndirimbo gasanga yaririmbye mu kabari runaka kandi uwo muntu gasanga nta contract yigeze agira nta rebo agira uwo muntu kandi ugasanga yambuye umuntu runaka ni ukuvuga ngo imiziki yacu iracyarimo zagarama sibyo no gucuruza umuziki w'umuntu wagakwiye kuba ukorana na Google kumva ama option yose ya Google aka-accessinga ku buryo umwamamariza wenda ibyo birarenze cyane reka mvuga ibyoroshye ONG zakagombye kuba zitumira abahanzi bacu bere gufata umuhanzi umwe ngo bari we baduha gusa ngo tumve kireka nimbara abayobozi bavuye hanze bashaka baho umuririmbyi umwe imyaka 2-3 gashira ariko nekereza ko tuvugurugiro nk'amakampeni agenda ba afite ahantu ahurira na leta ari related na leta mu buryo mwe cyangwa ubundi ujye ubona ko bagerageza gukusanya dore se tubisubiremo se tugaruka inyuma ejo bundi nko mu matora y'umukuru w'igihugu mu matora bana campaign za man ngiye ikintu nsigaye mbona basigaye bumva ibintu man bano bajene bakuru bano ba basigaye bafite uburyo ki bumvamo ibintu nese bayishisi baga batambutse babushido ishara kubise Noresi nuko nyine like ibintu entertainment yo batangiye kuyumva bitandukanye na bimwe hoya kira ni igikorwa cy'igihugu uri umunyagihugu wese ugomba kuhaza sibyo ariko reka ngusane ikintu kimwe nigeze kumva na umunyamakuru yaravuze ngo ese ngo nesanga arajya kuririmba indirimbo ngo nkiriya ndirimbo arajya kuririmbira ndi nese na bitkila nanjye nicyo nahise mvuga navuze ni ntago mwumvisha indirimbo zabo ahubwo mwabuze mugendeye mwashatse bo ikintu kiba cyarabayeho hari indirimbo yababaje no si kuvuga indirimbo yababaje ase naguhira abona kuno abantu duteye nyine ntago nimana mu gihugu ibyiza kenshi ntago tubivuga ahubwo tureba icyatuma umuntu batabumva nyine icyo kintu kandi we kuba yabyita bibi kuri we cyangwa iki ntago bisobanuye ko ariko abantu bose bafata kari bibi kuko hari ababyumva none se ntago kadoyingegera ntago twicaye mu nzu tukayumva bitwira kubwira ngo ingegera ariko ikintu cyo gihari nanone ino industry yacu man iri gukura u Rwanda rukwirukanka industry igakura abayobozi baduhagarariye na ibintu bari kugenda barushaho kubyumva man hari igihe like nko mu bihe bya mbere tuvuga urugero mu bihe bya mbere hari uburyo batumvakamo umuziki wa young generation ariko ngubu ni mumpeta Jackie Distenga kwako ibingibi rega na ahani sigeze nta muntu like nta mana y'ibintu igihari tegute mbere wasanga cyahari bro uretse gato nkwereke mbere wasangaga nk'umusani kugira ngo agire mu bitaboro ndahita nyikwereka reka tubikorere okay wasanga nk'umusani yirukanka inyuma abanyamakuru ababwira agasede urabibuka babanuza kunyarwanda mbabarira nyine ari imana yicaga kiza ubu nta burenganzira wako umuntu uragenda ugafata telefone yawe smartphone yawe ugafungura urubuga niba ari YouTube niba ari he umu producer cyo mupfana na amafaranga ukagenda ukamwishyura akaguherekura boro yawe warenze ukayifata ukayishyira kuri YouTube cyangwa usobanukiwe gukoresha platform zose ugashyira kuri TikTok nta bastar uzibikoze bakigira njye mtankwezi ninge zirenga 5 umustar akaba yarikoze nta hana ciye ariko reka nkubwire iyo mana yahaniri utumana duto ntabwo yari imana utumana duto n'abantu bigize utumana duto sibyo icyambere indirimbo yawe itakinwe kuri era radio never ira radio oya hari okay hari punchline ya nyakwigendera poli mani muri kodashira uzuko ni yavuze ngo umukire switching off ukumva switching off umukozi ataninga on ubwo bivuze nuko ngo iyo radio umukozi araza kwimva agenda nayiririmba ndirimbo waruzi ko abakozi basigaye abakozi bakora imirimo iri aribo bantu basigaye bitabira ibirori cyane dore wowe usinsimbusa kandi ngo ndibubyemera ndashaka gukira nyine ndakunda okay wavuze ngo nyive mu muzise naye nkivuye muzi nari kiri kintu nagiye guhita nkubwira ngiye nkumvishije uburyo indirimbo ishobora kuba izwi n'abantu benshi twese hano muri Kigali rubanda ruciye bugufi sibyo ruciye bugufi kubwa amafaranga
turi uzi ukuntu tungana turi benshi bro oya reka ndakiva mu icyo kibazo urukumva turi benshi kandi n'urubyiruko turi benshi noneho bikubye nuko hano ujya kuririmba indirimbo yawe urubyiruko ruzayumva cyane kurusha ba bantu wowe ushatse kuvuga urukumva noneho sasa reka tujye kuri televiziyo tuve kuri YouTube kuko ni yacu n'urubyiruko ni yacu tujye kuri televiziyo hari ahantu temerewe wowe gutanga indirimbo bitewe na ntago ari quality nanjye kuvuga wari uketse quality byanga bikunda wapi hari ahantu udashobora kujya indirimbo yayo ngo Paxson yarabivuze barayikina ukayisokana nayo ikibazo wewe urukuncanga nyine umva nyine urajyana indirimbo yawe ukora iki kiganiro bakiguhaye ariko nusohoka ntabwo iyo ndirimbo warongera kuyikina uzi ikibazo ahubwo uzi ikibazo ufite umaze kubibona wowe ntabwo urabasha ku understanding ibintu kuki ibyo bintu ko biri kukugora kubyumva nta musani nanabivuge nyine nanjye nakubwiye ngo wese gatoya nta musani nta muntu niba ufite talent niba uri umartiste nta muntu n'umwe n'uyu n'umwe muri uru Rwanda ukeneye kugira ngo ugere ushaka kugera ntawe rero kuba wajyana indirimbo kuri TV ngo bakayiplayinga ngo byarangira ngo bakayiza munse guplayinga ariko nako ngako karakeneye ngira inyungu yo guplayinga indirimbo kuri TV mva yewe mbese umuntu uraza kureba amakuru ntarabanza kureba indirimbo yakamenya ko witwa nacyo mu buryo buri direct nacyo bwinjiza ugira ngo none se amasoko muyabara gute muyabara kuri ari billboard tugira ari billboard tugira indirimbo zasohotse ikintu cyari ndi gushaka kubanza kugukemurira ukanacyumva vuga ibintu byinjiza wese gato utazagisubiramo nuzongeye gutekereza ko hari umukoboyi cyangwa ari umujene ukeneye bano banyamakuru kugira ngo kandi babakeneye uzi impamvu bakeneye okay ntago yego bakeneye 100% sibyo ariko bakeneye ni ejo bundi nibazana billboard none se tuvuga urugero nk'ubu ubundi tuvuga urugero wenda televiziyo runaka sibyo oya televiziyo tuziveho ibyo bisa nkaho birimo gukemuka cyangwa radio runaka oya uzi ikintu oya ngewe umva ikintu ngiye gicuruza ngiye kuri nge billboard okay billboard oya baburetse umva ingenda cyangwa gushyira ku rwego turaza kuvuga naho tukumvikana ntago nshaka uducogo televiziyo ubu nsigaye biraho nyine man billboard aho Konde Gang azaza muri Kigali akabona hamanitse Kevin hariya ku nzu runaka urikumva hazaza gasanga ari indirimbo yasohotse hari billboard ufite iri mu mujyi runaka icesha indirimbo zasohotse nshyashya ifasha urubyiruko ariko ibyo ngibyo banuza barabikora wenda bitaraguka bako Kigali barabikora ko hehe nyine hariya Kigali screen yabo si biriho iriya Kigali Universe ni ngewe buriya nyifata nka lebo nyine ndavuga iyo uri hanze gutya uri kumanuka usa nk'uturuka ruguru hari screen uri kureba amaso kabisa kandi ira boro wari wabona bakizeho indirimbo yasohotse se hari boro zanuza za Bruce Melody harundi se wowe wari wabona na nyine ari ibyabo nese kuki bashyiraho kandi ari ibyabo turimo kuvuga ibintu nyine gukira indirimbo zasohotse umuhanzi akagena afite campaign akavuga ati ngewe no ndirimbo bashaka kumucisha kandi babikora ahubwo nuko ibyo bintu batigeze babitekeza bitanahari kandi ibyo bintu nibyo byihutisha none se reba nka bino bihugu byakize si ibyo nibyakize no muri Tanzania so ugibona se Konde Boy kabona ka William hani bagakiza boro bro ukamenya ngo William ari muri icyo gihugu ariko iyo umusani yaje mu gihugu natwe turamugira mumubona ese sibyo ku makuru nasundi bwo ntibiba bihaje ntabaje kurya yacu ariko man uzi yuko ibintu mwabyoroheje man bine boro man bitanga umugati rero uburyo inaha tubikora biri cheap man ko gucisha kuri televiziyo nuhita okay nuhaca hose ndimo gukara muri douche nkaza nkasanga indirimbo harimo mu bintu tudakeneye mu bintu ibyo ndi kukubwira kumva man nuko ngo ngiye ukuntu mbyumva man ukuntu mbibona bihoraho uriya man hari umuntu igize kumbwira ati man aho Kigali uziko man nta nyine ibintu ngoro ajya kufungura televiziyo kugira ngo ubone umuntu man kugira ngo ubone umusani nyine tu urenze
uraza ngo kujya hariya ngo ufungure televiziyo ngo ari nibwo uramubona cyangwa ufungure ngo application ngo runaka kandi ibyo bintu byagombye kuba biriho man ku mayitaje twakora biri professional wese ngoreke ahantu isigeze paso we personally uri gufata umwanya kwicara kuri televiziyo ryari byanyabyo nyine apana gukoresha televiziyo u streaming izindi mbuga ndavuga kureba mashine ya televiziyo biruka ryari ngiye makuru ya Ndahiro Valence papa rangiye bitamfunga televiziyo urumva none ugiye urebera ayo makuru kandi nabwo se ni kangahe mu kwezi urumva ugiye urebera televiziyo kuna kingana ngo ongera umbwira ngo wamusani ngakeneye umuntu kuri televiziyo ngo umunyamakuru kuri televiziyo man nyine uzise umusani akeneye umuntu wo kuri YouTube akeneye umuntu wo kuri TikTok akeneye umuntu wo kuri Instagram kuko niho twese na billboard wenda billboard dore yo imamo mtambyemera ko yadufasha cyane sibyo urabona twese nabyo mwari muzi dore imamo ndi wigeze bibona se ako se man ubundi way wigeze bibona usibye MTN yacishagaho arabaniga bita ba papi bacishaho basinize za sinigurisha kandi ahubwo sinigurisha we kano kanaka nkabaze nihuze kera ko twakuze tubona za sinigurisha mbemwa ikibazo cyarakemutse ko nakibibona cyangwa twarabyakiriye ahubwo noneho ahakurikiyeho nditanga ariko abantu bari bashinzwe bine ball rero za 2000 na kangahe iyo campaign yari n'ukuntu yari yamamaye cyane n'iki yasinigurisha nanjye nafite nagakomo ka sinigurisha kasaga orange none nkibaza ko nakibibona icyo kibazo cyarakemutse sha man buriya twahebeye urwaje ari boro mbona bamwe amajene zarahindutse wallahi bikaba bitakiri sinigu ahubwo none si ukwigurisha gusa n'ubwo no kwitanga bro ikintu cyabayeho twahebeye urwaje kubera ko wimindurira winyurukansa muri ibyo bintu ariko ngewe nakubwiye ingingo imwe ya billboard niyo boro nshaka kubabwira billboard ushaka billboard iri ku standard inshushanyizo billboard ushaka iri displayed kuko urugero sibyo iri displayed man abanyamukise ntotuzi nyine displaying mu buhe buryo displaying reba nkano Sonatube ari boro ya red screen urikumva urimo uzamuka ujya za Kanombe hari unyuraho ku ruhande rw'ibumoso uzajya za Kanombe urikumva man iriya boro kiba yacagaho nk'umuhanzi bakavuga umuhanzi bakakora advert bro ariko ikibazo ntago cyabayeho kitababuze ikibazo cyabaye ubukene bw'abahanzi ntago ari ubukene none se nta bahanzi bari mu mawenije ntabo none se utekereza ko bipfireho bakamamaje se inkweto bakamamaje amasiraje bakamamaje bipfira mani muri ntuza muri babajene bacu bari hejuru bro abo bari hejuru bano bajene bama red screen man amawenije ntago igitekerezo icyo kintu bro icyo kintu uvuze igihe gitekerezo uzanye icyo gitekerezo nkimaranye imyaka 2 vugana ariko se man nuko beri iki niboneraho boro ngo z'imipira ngo Europa nkibona ngo Cristiano ngaciyo ase man turi mu Rwanda turi mu nubona umuziki simbona umuziki base acha barimo wenda twe ntago ducuruza ndabyeme none se kangwareka nge nimo munakubwiraga nkubwira ngo ikibazo kiri hano n'ubushobozi bwabo basana kandi musubire no ngingo kugira ngo yumve neza sibyo ubushobozi ariko gute ako buretse gato yumve kamaze nyikubwira kugira ngo yumve neza leta wese maze nyikumvisha leta nkubabura banyerera ama screen si business bakoze ni business uri umusano ukabwa ati ngiye mfite indirimbo nshaka umuyicishaho ufite facture baguciye ntago bayicishaho bansubize ikintu bayicisha ariko none se ubwo urumva ikibazo ariko reka nkubwire impamvu y'ibyo byose reka nkubite full stop sinzi ikintu uransubiza pe none se urushatse kuvuga ko ari abakene batari abakene ako muri mu mutwe se byibura investment yabo ikabitaraho mu byo batekereza ku investinga mu bose abo dufite bose ako ufite bangaho ubundi kuvuga bose ufite bangahe man ngira basa uvuga ngo ndafite bangahe nyine okay bari kuri standard yo gukora ibyo bintu gutekereza man hari The Ben hari Melody hari ba Kavuyo hari ba Kavuyo bro none se bano bajene none se ni wowe baburetse ni wowe bakodeshereza arena uze arena none se arena urayikubwiraga hano turi gupfuza uti gutuma turi gupfuza
bo mu mboni zabo ntabwo babona ko ibyo bintu ari ingenzi, niba ubwo bushobozi baba bufite ntabwo mu mboni zabo babona ko ari ingenzi. Ubwo rero sinzi ikibazo niba uri kirenganyirize ari ama screen na nyiri business yo gushyira amascreen cyangwa se ikibazo uri bukirenganyirize bo. Uzi ikintu ndenganyiza abasani cyambere mani bafite ipupa ry'amafaranga mani yanjye, noneho hari ugiye usanga umujene ngo yarigwijeho wagwane ingo yarazigwijeho ngo yo ngo nizo zitwika cyane. Ejo bundi so tozi tuguharara rimwe tu bwa kabiri byo kandi ari move bundi buriya reka nkwereke ikintu nshaka ko kizaba cya kintu atangiriye cyo kuvuga ngo abasani bahabwe respect ibikorwa byabo, baba bari mu gihugu cyangwa baba bari bataki hari amuhita ntabwo ngo ari mu gihugu tuhita ukizeyo ariko mwana paso oya reka ngire aruhavuga ari hano mu gihugu aruhavuga atahari. None se bose abantu baravuga kandi ijwi ryari gasohoka nibyo nakubwiraga umusani cyangwa se umartiste ni ikintu kinini byataye kamubwira ariko nayo iyo ngingo urayemera cyane umusani ni ikintu kinini kubera ko yaba hari yaba adahari ibikorwa bye birasigara kandi bisigara bikora bivuga, you understand. Ahubwo ikintu gishoboka wenda tuvuga urugero nko kunuza nko kuri iyo ngingo y'umusani wenda warushaza gukomozaho ku ngingo y'umusani nyine like nabo reka tugerageze nk'abasani basi turebe ko twakora ibintu biri mu mucyo, ariko nanone ntabwo wavuga ngo umuntu ari gukora ibintu bitari mu mucyo noneho ngo niba bimuhanira yumve ko kuba ari umuhanzi cyangwa ari iki bimuha ubudahangarwa. Oya none se nta ubudahangarwa ntabwo bubaho mani mu itegeko, nta ministeri tugira abahanzi se ahubwo icyo kintu gikomozaho gutyo ahubwo ukoze hasi nyibutsa gutora ibuye niba koko mu Rwanda twubaha muzika n'ibiki sibyo. ndashaka urabona nka kuriya hari nk'ikintu kiza kubaho wenda nk'ira beef ya Zero Trop sinzi niba uyibuka beef ndayibuka. Urabona ira beef ya Zero Trop na Alex yakurikiranye urabona iki urumva nari bibizamo ntekereza ko muri RIB hakaba harimo ishami rishinzwe ikintu cyitwa gukurikirana umuhanzi bwite nyine niba ugiye gucira umuntu like ugiye guhana umuntu muhane mu buryo sinabikubwiye nawe ubwiye ati mani nimba banagutayemo bagutemo biri ati tuvuga urugero niba warengereye baguhani tuvuga urugero niba wakoze amakosa wenda sibyo wakoze nka beef y'ubugoryi cyangwa se hari ibintu runaka wakoze n'urugero baguhanishe kuba bavuga ati wenda utegetswe kumara igihe kingana gutyo udasohora umuziki kuko nabyo nyine ni iyo ni penalty nayo aho kugira ngo hajyemo RIB cyangwa ngo bande baze babigorondera mu buryo bwabo ahubwo nyine hakabaho penalty igendanye n'uwo muntu n'ibyo bintu bya sinzi bashyiremo ishami rya art rikurikirana abahanzi tuvuga urugero ngafata ku mavuta ariyemo ingahe gusa amazemo igihe buriya wenda ni igitekerezo cyanjye kitakuraho icyawe cyangwa kitakuraho icyo uri kunyuma buriya afata ku mavuta ibintu yakoze yabikoreye kuri kamera sibyo ntabwo ari ibintu kandi abaga muri entertainment muri showbiz ntabwo ari ibintu yakoze mu buryo buri personnel nyine bwo komande wenda ngo yaciye hano ngo arakwataka muri uburyo nyine ni social media na entertainment agahanwa byakiwe nyine agahanwa bigendanye na jara arimo bro nanjye hari ibintu oya ibyo byo nanjye hari ukuntu mbyumvishe ukuvuga ngo fata ku mavuta ngiye ukuntu nabyumvishe pe ntabwo yego nabigenye deep cyane ariko numvishe harimo ikintu cyo kwibasira umuryango w'umuntu kandi ibyo bintu n'abasani bo hanze hari ikintu bahita bakatiraho bagaruka none iki kintu iyo kije ubugiye mu bintu byinshi yabigiyemo deep bingana gute man ukuntu nabyumvishe yabigiyemo deep cyane kuko umujene numvishe afite amakuru ku muntu kandi nawe akayahamya akanatanga n'ingero sinshaka kwivanga muri ibyo bintu icyo nashaka kwikomorezaho nashaka gukomoza mu buryo hari ikintu runaka tuvuga urugero niba uko wenda bakambishyeho muri beef cyane niho byumvikana niba ari beef runaka y'abantu sibyo bakaba bakoze amabara
na art yabo atari muri niba bishyira muri societe niba bishyira muri social life abo bikajya muri art kuko umuntu nibyo bintu ari gushinzwa yabikoreye muri art yiwe eske nta kuntu hagiye nk'ishami rishinzwe art kakano wakumvishe icyo nicyo nashakaga gusa njyewe nabivuze ngo ukuntu njyewe nabivuze ku buryo njyewe ariko man tuzatuma nkubwira yuko utari art ugomba kuba art mbere yuko umuntu anakubwira ati ugomba kwita wisobanurira ntumusabe ubusobanuro bwinshi kuko nawe ushobora gusanga yakozwemo mu nganzo bro ushobora gusanga yakozwe mu nganzo agahita kuvuga nka boro we kuyumva bikaza kukujena bitewe n'uburyo nawe na jari wakanya wari urimo n'utuntu wari urimo ushobora kuba nagufatiranye byanga bikunda nimba atari ibyo no kwigeza nkana hari ikintu arimo kwitekerereza oya si ibyo ngibyo ahubwo wowe uri kuncanga uri kunkubita hirya witungarura hino nkayoberwa nkufatira oya nyine ikintu nanjye kuvuga nakubwiye ngo umusani agomba gufungwa biri ati agafungwa biri ibyo nyine nibyo usobanuye ibyo mvuze nibyo ngibyo wosobanuye nyine wowe akagira ingingo bimbwiraga wabimbwira akase uri oya nese suzi gahunda ibihari gahunda nagarizo oya ariko wageze naho nsobanurira ngo isubitse igifungo gisubitse kandi koko nubundi biri muri bya navuga vuga ko nari kuvuga ntari mbere wavugaga ati niba wenda uri umunyamideli bakagufungira ahantu hari amashanga anyimbishe nabi ese sibyo wambwiraga anyimbishe nabi ngo ni buri umunyamideli wenda ngo hari amashanga cyangwa icwende wenda mu gihe ukora ibintu byo kubumba bro ko numva muri abanyarwanda cyane kurutsa byuzuye ngo bakagafongera ahantu hageze gute wahubwo hari ukuntu babikabirije cyane njye nabivuze bisanzwe man nyine nta mategeko nyine agomba kujya babasani ariko nanone mu muziki bakagira uburyo babyandestandinga aba bashoramari bacu bo mu muziki abashoramari bacu bakagira ukuntu bakakora twe ubu ngubu kino kiganiro turimo betapi tugezeho ubu ngubu bayita respect cycle ni respect cycle nyine unatangiye niyo mpamvu nyine nabivuze we bikagucanga njye nabivuze mu ki respect cycle man ni respect cycle y'umusani y'umuntu wese uri art ubundi umusani agomba kuba ari art nawe ubwe ni art agomba kuba ujye ubona Phil William ndamubona naba rero boro esap yasohoye hari isimaze like 2 days so hari ngira ngo 2 days I think urukumva man umuntu nyine akaba man nawe ubwe ukabona yuko nyine nawe ubwe ari ati man nicyo kintu njye nanshatse kuvuga kandi bakubaha igihangano cy'umuntu bagendeye kuri situation arimo biso byumva se ndumva byinshi akumfite umwanya bitewe na kubajyangana cy'umuntu bitewe na situation arimo urugero nkasohora ndimbo ngo harya ngo ingiki irandimba nese bayita kadoyingegera wowe ubwa ari wowe uri umuntu runaka samoya ntazi urumva ko ushatse kutugira ingegera utugenda ufata umujene wacu umutema ntabwo bigize bamutama ariko oya nyine ni urugero ngiye nguhaye ngiye ntago nese bamutayemo nyine ntago bamutayemo ngiye n'urugero nguhaye wowe wibyumva muri nawe uko ushaka wibyumva urugero nk'umwana ufite imyaka 10 nanjye n'imyaka mfite ibintu turimo gutekereza si bimwe ngiye ntago nankorera ikintu nzamubwira nkurikije ukuntu mbizi n'ukuntu mbibona ntago muri iyo myaka ntago rero nzamuhana nanjye nk'umuntu nanjye ngo umwana navuga iki mu baturura ikimana abandagare ariko nicyo nakubwiraga twakomeza na mbere cya social media irivugira ira ndirimbo nta radio yigize ikintu ariko so ubundi ubyumva ute ariko still indimbo yabaye virusi kandi abantu turayizi nibyo nakubwiraga ati rega social media ni igihugu kwasho kigenga bro of course kigenga uratoboro ejo nejo bundi ikaba yari hit kandi namo nyine ukaburi self made nta muntu uvuga ati ngo nashyire ngo no munyamakuru ngo nyuma y'ankuru ngo ncaya never ahubwo shawe bagiye kwishwa n'inzara barayibonye ase ko nanjye ariho mbarizwa abasani abanyamakuru ahubwo se niba yimenyereye
abanyamakuru mbese mbere ko ukoraga indirimbo ugatwishyira kuri kinyina na n'ibiki ukabanza ugasigamo n'akayisanse k'umunyamakuru ubu ntabwo kibakeneye aho ngaho babikore cyangwa babiri biragoye niba ushaka kuyikina nyine nabo bajya kuzikura kuri YouTube nk'abandi bose ibyo rero nibyo ako niko gaciro nyine nicyo kintu buriya usureba niko gaciro ka art uwo ni umugati man ugomba gutura abo iyo hari abantu batanabisobanukiwe ugasanga njya mbibona tu ugasanga kuri tele turiho urabizi ko mba ni kuri tele inshuro nyinshi saa kuri tele turiho uri manager ariko nko gushaka gusangira ubuyuki n'abantu mane ngo iki ngo wayagaye ngo nayo ngo bagusomyeho ngiki kandi man nibarimo kukubaza se ko bishiza ahubwo amikoro man buriya reka nkwereke uzimamvu amafaranga yitwa amikoro amikoro nyine iryo jambo uzamujyaje gutura kugira ngo umuntu afate amafaranga ayite amikoro ntago mbizi amikoro ntago ari kuvuga ngo amafaranga ntago yitwa amikoro ahubwo amikoro ni iki nuko hagaze ni ingingo isobanura agaciro k'amafaranga kikiri sinzi n'ubucyumva amikoro ni ingingo isobanura agaciro k'amafaranga tanjyana kure mister oya kure we nuhajye ako harimo amafaranga yitwa amikoro rero hari 10 ushatse kubijyanisha n'iki twatimo kuvuga cyangwa kubijyanisha n'ibyo bya music ari kuvuga ngo manager ngo gasanga nyine reka mubwire nibyo nakubwiraga tutaza gutandukira ntago manager zaba murimo gusangira utuntu runaka ukumva turi aho ngaho ngo nawe umubone ngiye ku ruhande rw'abafana ngiye ku ruhande rw'abafana navuye ku ruhande rw'amafaranga manager ntago ari imbere y'abafana nyine yabagafa nkamwe nyine nanjye nagiye ku ruhande rw'abafana kubera ko akenshi umura nabo dutaye arimo kunga gako ahubwo ikibazo hano kiri password utavugaga ikibazo hano kiri ikibazo ntago kiri kuri bano bashoramari b'imiziki ikibazo ntago ahubwo se bo turabagira buretse gatoya ikibazo kiri kuri bano bashoramari b'imiziki ikibazo nikiri mu banyamakuru ikibazo nikiri ku muhanzi nyiri bwite n'ikiri ku producer ikibazo kiri ku banyarwanda b'abafana cyangwa se kiri ku bafana buretse gatoya ariko ikibazo usimbuka utarabanza ngo nyumve ikibazo kiri ku bafana bagukunda bagakunda n'ibihangano byawe nta n'ijana baguha wanditse ikibazo kiri nta n'ijana baguha none se nyine hari haboro njya guha urugero rwumvikana kandi nta munyamaguru ugira ikosa nta munyamaguru ugira ikosa mbwira nyine uyu munsi runaka yaje kuririmba mu kabara ahantu ujya ubona ko hajya hashya cyangwa ntabyo ujya ubona hari igihe hashya uzi boto ziba zaguzwe kandi ndubwo ngo igihe hadashya n'igihe hashya dore ikintu gihari umusani ikintu gihari ndi gushaka kubwira wowe uri kwita ibisimbuka kandi iki kibazo kiri seriye okay kinsobanuye neza nyumve none iki kibazo cyumve neza kuki ushaka umuziki w'ubuntu kuki ushaka indirimbo kuyumvira ubuntu kandi uwo muntu ubizi ko kugira ngo akore ikintu ngicyo aba yabishoyemo aya masosiyete niyo yagombye gucuruza iyo miziki ubwo bigapfira he bipfira ku musani bipfira ku bafana ku musani uzi ko ari umusani nzi se utajya yishyurwa na YouTube kandi ararenze shaho mu gihugu ararenze nibaza umujene byagenze bite kamwe kuntu ibintu bipfira ku bafana sibyo akasa abafana ako buretse gato yubyumve urajya kurenganya umunyamaguru tuvuga urugero sibyo tuvuga urugero ugasanga indirimbo yarebwe na miliyoni y'abantu ahubwo mushima Imana buretse gatoya cyasarebwe n'ibihumbi 100 cyangwa 200 urukumva icyo kintu aho ugasanga umuntu afite sub 1000 cyangwa sub 2000 tukora ingero se tubirebe nuko butaramukoma niba nta munoza nuko utaramukoma none se urugero nese tuvuga urugero mbere kubona nagura mukoma dore support yenyine umufana ashobora gutanga buretse gatoya de support yenyine abanyarwanda cyangwa se abafana bagomba gutanga kibuze niba nta n'ijana wamuha niba nta n'iki basi genda umukandire subscribe kuri iyo boro yiwe ikanda ariko urahomba ikintu ukanda boro gusa niyo utangiye kuvuga utuntu turi oya nibyo man nese nta kindi kintu amafaranga ntayo batanga bro ntayo batanga iyo ngingo unayibagira sibyo niba yaguhaye link yikandeho umwe niyo subscribe man unayireba irangire basi nibwo buryo bwonyine bwinjize muko nta kindi hari kindi nta mafaranga wamuha
kandi ariko baranayabaha abafana bane barayatanga izina ry'Imana ryari umuntu hari umusaninzi akora indirimbo ariko bamuhaye amafaranga n'abafana yego kandi akozereka nkubaza ari izibazo bano basani bafite aho zo trop yifata kariuma ngo abafani 100 muri bo nta numwe agwanije nase wumviye punchline yapfe kwizana gutyo nukubera injyana arimba n'abantu arimo kuririmbira hako man ubwibwira yuko umujene nkanje urukumva ngeje kuvuga ingingo ikubita hirya no hino waruzi yuko abajene nkatwe nta mafaranga dutanga ni bande bayatanga man hari abantu bayatanga bahehe bande nyine bahehe bayatanga ngiye kubwira tiki eshatu uravuga yego cyangwa oya yego aba diaspora yego oya kandi wayikozeho wakoze topic ya diaspora nta kintu ngomba gusubi yego cyangwa oya aba diaspora batanga amafaranga yego oya nije tanga amafaranga cyangwa ntago yitanga yego umufana wakuziye mu kiraro aje kukureba aratanga ntayatanga kandi yaguhaye nyine wese urashaka kujya agusange mu rugo ayaguhe kukubwira n'iki ngiki cyatuma umuziki utera imbere n'abasani bakaba ubuzima bw'umusitari buramuhenda bro arega nagomba gutegura none se reka nkubwire ubuzima bw'umusani burahenda sibyo kandi buretse gatoye kandi umusani abagomba kuza umureba muri ya shusho y'umusani password duhuye ngende umusitari sibyo uri umuturage usanzwe ukambona bisanzwe ukambona nkawe ni ikibazo ntago nyine ako kubahiro wangombaga nagubuki kamaye sibyo duhure mu kabotike ndi kwiyakira udushyimbo twa truasa twanjye twa hari umusano ubizi ujye ubikora ni bande batabikora se kuba bihishe ntabo ashaka kubituma akadoga ariko ngiye gusohoka mu studio ashobora umva se bahuretse cyaraho ngaho ashobora kubituma akadoga ariko kanubwira naga bice utumva man ako se password ariko man aje Kigali lifestyle kuni henze n'ubuzima bw'umusani kuntu buhenze umunyarwanda noneho ashaka kumubona ashaka kubona umusani nyengo ni muhuru tubona kandi n'umusani ashaka kubona yateguye yambaye igibori cyadanje aho ari no muri kebo se kumushaka ariko ubwo buzima bwe na Nathan ubumuherezeho niyo sabo man none se niyo friendship base uvuze ko bitashoboka se ibiki bishoboka ibyo nyine uvuze ko bitashoboka ibyo nyine ibyo urimo kuba ngo ndashaka ko mubona ngo yambaye gutya na gutya neza birenze uzi ntimba abo bantu ubona bambaye gutya baba bafite nyine baba bifite ndabizi ko uzi ntimba kugira nyine uzi igiciro bimusaba kugira ngo abase gutyo man gusohoka muziki ni kimwe sibyo no kunjamo ni ikindi kandi kusohokamo ni byo ufite ikintu wize kugira ngo umanze ujye muri ibyo bintu ufite ikintu wize ese uwo muziki urakwinjira cyangwa ntawo kwinjiriza ese kuri kuva muri uwo muziki bizagufasha ntibizagufasha nimba bitagufasha urashaka iki pasadre ibintu by'imiziki ngire kuvuga gutya ntabwo ndi umusana ariko urabizi nyine njyewe uzi oya nijye kuganira n'umusana umwe uririmba hano icyo kintu tukijyaho impaka hafi isaha yose ndibo kumbwira ni ese kuba wararirimbye ukaba utagena ngo ugure ibishyimbo mituyo naka kanya ukaba ubishaka ariko utabibona kubera yuko nta muntu ukugirayo ubwo buzima bukumara iki nakubwira arambwira ati bro ni ikosa nakoze nanjye ubwanjye iri ikosa yakoze ikosa ryo kuba umuhanzi exactly bivuze ngo ikibazo yakoze cyangwa ikosa yakoze nagaruka ubu umusitari ahubwo nuko yagiye muri jara tafoding none se ubu muhanzi yagiye muri jara tafoding none se yaza kuba yafoding yakuba ari kubiflexing kuba yishimye maniga nase naguri kubyumva urashaka kumbwira yuko ukora ibintu hubutse se ukora ibintu hubutse uri kubinkiraho kandi turi kuganira kuri uwo uzima niyo ya mpamvu nakubwiye idacuruza mu bahanzi impamvu yo gukora indirimbo yandi visualize bazita visualize indirimbo yo kwideburiya ni akazi ushobora kujya mu kazi wambaye bodaboda wambaye ikabutura iri hejuru iri hagati y'amatako nyine hejuru ukiyambika agasengeri ugahita wambara na kipe ngo hasirimutse ugiye mu kazi h'abantu bambaye neza mana abantu turabizi abantu bambaye neza urabizi abantu bambaye neza ko umuntu wambaye neza aba yishimiye ibintu yambaye none se nyine uwo ngo niba washimishijwe n'ibyo ngibyo ariko kuki mushaka gufata ubuzima mukabeza hari umusani reka mpita mbivugiraho
hari umusani nigeze kubona byuka hari aboro narindi hano za Kicukiro mubona avuye haboro mu dukaritsiye man afite za boro zo mu maso man zo muntu byutse ndavuga se man uriya mujene ese bamuhaye biki oya dore ikintu gihari uri kunsimbusa kana ngo mbyemere nyine ngiye ngo haye urugero mukanye nibwo dukumbwira ngo umusani ngeske ngo umusani kumva ngeske ngo umusani ngo atabasha ngo ko yakigura utwo dushyimbo nibiki umusani ni hiterega umusani ni hit waje kumva ikibazo aho kiri cyangwa ntago ubwo ngiye nakurikiye icyo ngicyo cy'ubusani ngo kuba umuntu ari umusani akaba atajya kwigura utuntu ngo nicyo ni ikibazo cy'iki ngo cyahiti ngo ntago ari ikibazo cyo kuba umuhanzi ni ikibazo cyahiti ikibazo ni cyo kutafodinga ubuzima hisemo kuba nese bibwira ko bibananiye nese ubu kankubaza tuvuga ariko man uzi reka dufate urugero wenda nk'umusani cyeka nikoreshereza urugero rwa melody nayo murara mbona wumva ibintu kimwe nka melody buriye reka nkubyize nanjye se shako dufate urugero melody yakubiswe n'urugero we twebwe tumubona kuri reflex isanzwe n'iki ariko mu byukuri he's down n'urugero kuko si benshi se babayeho gutyo twaba tubona baflex ariko mu buzima busanzwe ari nkubiswe n'urugero nye turi gutanga ukurikize uko umubona nona cyangwa urakurikiza uko ubyumva turi gutanga urugero harimo nyine ni ingero ariko urakurikiza iki urugero ragenda kukunameza kukunameza akakanya urashaka ngo usubize icyo kibazo se kandi ntarakibaza okay that's it man okay nari come on nigga man ase man umbas nyine ndabura nyine twumve ndabura cyane bro mfite speed ya da ndago tamo bro okay nari ngaho mbaza se shy mbaza man ni tayari ko gutamo shumi yanjye uranyishe okay naje ndabura twagiye ndi kugweza n'urugero rukombo mbere dukuna meza ukabona wenda yakubiswe n'urugero sibyo agiye kwigurira miti y'ibishyimbo n'urugero ubundi tekereza ko ayo maguru ajya kubigura n'ibyo biceri bye turasa bifite kandi akeneye ibishyimbo ayo maguru n'ibyo biceri abifite ntiyagenda akabigura bakabimuha ushatse kuvuga ko abasani babuze amafaranga yo kugura utuntu njena ntabwo ubwo ndacyumva neza wongera ikinsobanurira hano turekeye kuri rwa rugero rwo kukubwira umuntu uhitamo kubaho ubuzima atakafodinga abasani bo mu Rwanda ikibazo bafite abenshi bahisemo kubaho life batakafodinga yego nanjye nibyo naherekare ariko ngusubiza bemeye kubaho ubuzima bazi neza abenshi ni kavuki bazi n'ingaruka zabyo ngewe ndabizi neza kuko urambwira umuntu wambutse Nyabarongo ari inyuma y'imodoka yari ayobeye ko yamukandagira si yaraje guhiga ubuzima yashatse kuba umuhanzi atabizi byanga bikunda ntabwo yabaye umuhanzi atabizi yari abizi yari azi neza yari yaranagendanye n'abantu benshi b'abasani yari azi ibibazo bagira aba basani bose rero bakora imiziki baba icyo kibazo ntihongeye kugitindaho ntihongeye kukica ntagiye n'ukirenganyiriza baba babizi baba barakuriye mu studio akenshi muri korali boro zose zibabaho ziba kuri bagenzi babo babibona no bagata babahanzi hari nk'umuntu wicara akavuga ati ngo uyu muhanzi yagiye harahari imana yarakubiswe arahari ariko ikubiswe ubona ukuntu ujya kugura udushyimbo ariko ufite hiti nayo mafaranga yo kutugura ubu yafite ariko dore ikibazo kibaho cyonyine mu buzima na kira cyaze wavugaga zewe wame amafaranga icyo nsi ntago yabara amafaranga yo koje muri TV mu 5 asuri shuwa ntago okay reka ngurugero zewe akakanya yicaye sibyo yicaye akavuga ngiye guhamagara ntayo yabona ariko ahamagara akavuga ati ndashaka byeri yayabura byeri tuvugisha ukuri uko ntago kwaba ari ukuri twatugiye okay no reka meka mite ngusubiza ikibazo niba dushaka kukivugaho
iyo byera yifashe bayimuhaye akayisohokana mu kabari ipfundikiye atarayifungura akavuga ati ndaje kubera izina afite yagenda akayigurisha kuri botike ibishyimbo bikavamo kahibaza ntuzi kwishakira igisubizo mani cy'ibyo bibazo bakajya kugurisha byera bamukure kugira ngo akundabone ibishyimbo ntago inzara iragutimbura niyo mpamvu bariya ntago baragira hari abajene najyaga mbona bro nisigara risigara aryatse ukarimuha nuko ntabavuga kubera umutekano wabo iki uburenganzira bwite bwabo bamuha isigara ebyiri agahita asohoka nk'ugiye kurinywa akajyana na lighter y'abandi agahita bura adakunda isigara arubwo ari ukwera kurinywera mu kavuyo agahita agenda buriyo wifatiye icyemezo nibyo nje nshaka kubwira abahanzi bose iyo wifatiye icyemezo hari abahanzi akakanya bagiye muri gospel barenga 2 kubera ko babonye ingaruka zibatera ibyo bintu byose kujya mu biyobyabwenge icyo gisubizo ucyakire neza cyangwa uracyanze none abahanzi bose bajye muri gospel ntagaruka ngo bajye muri gospel none se reka nkubwire hari umujene waririmbye muri Kenya yaririmbye y'indirimbo amwita nde yabaye umupasiteri tuniweze batimo kwa n'abandi baba pasiteri oya yabaye umupasiteri ko yarababwiye ngo ngiye ntago bikora dreadlocks zanjye tatouage ntago wapi ariko ninshaka gusubira iwacu ngiye kuririmba nzagenda ndirimbe ibyo nzarimba zaba ari ibyo natanga ubutumwa ubundi umva hano babyicira bose ibintu ririmba byakabaye ari ubutumwa ahubwo byakirute niba utumvamo ubutumwa nyine wene utamubyumvamo ubutumwa rero uza abantu okay ubwo abantu ndirimbo nimwe itari ubutumwa ubwo abantu batabyumva ko ari ubutumwa reka mbakubwire nabo ngabo nyine nabo ngabo ubwo ntabwo ibibagenewe none se dore ikibazo ahantu kiva kandi bakubwira yuko iyo bari mu rugo ari bonyine bari roki ukuntu bazumva bakanazivibing dore ikintu gihari si yabikubwiye dore ikintu gihari ngiye natanana gusubiza wenda nakubwira n'ikintu kiri fani gisekeje sinzi umuntu wabeshya abantu ko kwako uno abyumva gutya akaba ari mukuru ubwo ni uri mukuru nanjye ngomba kubyumva ni wapi urugero reka mite nguru urugero nzagukubita ikinyafu nta muntu wigeze yibona yibyina kandi ari umuyobozi se cyane ikinyafu turakizi none se dore ikintu gihari nyine nuko nende ukomoza kungera ukumbwira ngo urabona ngo arababiciyemo ngo babona ubuzima ngo buzaza neza nasagara ngo bigira ngo muri gospel yererere nyine niyandi nakubwiraga ngo nimba abona ubwo buzima atabashe kubwafodinga zanjye bahanzi ishumi zanjye bantu mwese muhure na entertainment ahantu hose uhura na entertainment niba uri shuwa mu byurimo ati yawe uyikunze ukaba ubizi neza ko umufana wa mbere ugira ari wowe ubwawe komeza usunike bizakunda maze nawe bizamunaniye kugura ibishyimbo none reka kukunanira kugura ibishyimbo ntago ari kuvuga ngo ikibazo kunanirwa kugura ntago ari uburyo bwa mikoro hiti itatuma ajyayo hiti itatuma ajyayo ubuzima ntago ari formule nisinjye kunda umusitari kunjya ubuzima rero bw'abahanzi ni formule nimba utabizi ubwo rero ni ikosa ryabo kuko ntabwo ubuzima ari formule wako sinindakubwiye abahanzi ubuzima ni formule kuko reka nkwereka hari umuhanzi nzi agenda yikwepesha abantu nimba bagira ngo baramusarira abantu igeze kuza zingo barasara ngo niki buriya Imana abanyarwanda amaje gusobanukirwa umuziki bashaka nicyo bashaka buri iki ushobora no kugera ukaririmba akakureba akagutunga n'amatelefone ukabona n'umuntu ukomye amashyi ugasohoka ugataha dore ikintu gihari gusa nuko babaguhembye ariko babaye baguhembera amashyi sha watahira ubuzima ntabwo ari formule maniga ubuzima ntabwo ari formule ariko ubw'abahanzi ubwo ni formule ubwo ni ubwo nibo bayihisemo ariko ubundi ntabwo ariko bose barabizi bafite nk'urugero ruryoshye maniga ubundi nkamite ngo umusitari ngo ni igiki bituma nutwo tugambira kuvuga utuceceka bituma none wa muntu w'umusitari kandi ubasha no kwafadinga kuba ari umusitari ibyo nibyo nshaka bafite man uzariwe melody ariko melody yari yakubwiye ati nyine n'umusitari uzariwe ba Ben n'umusitari nyine like rero dore ikintu gihari niyo mpamvu ishuri ritabamo abambere gusa habamo abambere wa kabiri wa nyuma ibintu nk'ibyo muri lifestyle rero nuko nabwo bimeze abo byahiriye babayeho batyo kandi barabikora bigakunda abo bitarahira nabo bizajya bibahire nibitarabahira bazapfa batyo ari ikintu bita ikirara gikuru uranikira melody nge nanjye kubwira akantu ka danje kare nanjye kubikubwira nanjye kuvuga ngo melody ni igishyimbo yagitamira bro ntukamubwira ibintu bimucururiza bro ibintu bimucururiza ubundi ngiye ukuntu mbibona
kariyeri barimo ntagari bro ntagari yakwijena no muri Afrika shareka kwijena ubwo uri mu biki wameze icyo gishyimbo ukamira iyo speciale ukamira icyo kiraha bigutwaye cyeriko sibirajya mu nda yawe hari uwukurira hari uwariye ngasebe okay I'm sorry shimwe nakundi nyine ubonyine nakundi okay uramwe ko nk'abari abantu bishyuza imisoro ariko kurya ntago ari gisebe mu bukwe bakakugaburira kabiri ryo kumva ari akameme nabonye bavuze ngo nguwo gubukirira duce ahubwo duce se cyangwa n'umuwe ngo yatwiyorera password man byari urugamba rwa danje ariko nubundi man umuntu agomba ku understandinga icyo bita respect cycle iyi ni respect cycle ikigana nakagaruka ubu ngubu no kuvuga ngo umuntu amaje kumenya ngo umustar byanga bikunda umustar ubarimo kumenya ngo ngomba kuririmba cyane ngomba kuririmba umuntu utarajya mu muziki abanza amenye ngo ubuzima ngiye kwishora mu nzabwa folding cyangwa ngo nzabwa folding nimba tazabwa folding nsubiza abireke niba abona ubwo ubuzima tazabwa folding ababiretse niba abona yabwa folding asunike twiruka okay yikorera ibisheke karuruma arashaka kuba umuhanzi ashaka kubatamo benga niba yumva yakwikorera ibisheke akanaririmba kandi agakomeza akazi ke nta kintu bitwaye bigashoboka ninjye mu kibuga twiruka bafana banjye n'abafana ba Dallas King ndikumva ni birebire ariko ngiye ukuntu mbyumva nzabasubiza muri part 2 kiganiro akagaruka kiganiro ni controversion ariko party muri respect cycle kiganiro akagaruka ciao Ai